Inshuti mukomeje gukurikirana inkuru yacu, mbanje kubashimira kandi mbifuriza umunsi mwiza. Duherukana mu gice cyacu cya 5 cy'inkuru yacu, aho Bonheur yari amaze kubwira Nancy ko afite umwana, Nancy akikubita akagenda atabashije no kumva ibisobanuro Bonheur yari agiye kumuhereza. Igice cyacu cya 6 dutangiranye aho Nancy yari arimo aganira na James bari ku ishuri. Nancy yari afite agahinda kenshi, abwira James ati, niko James, kuki abahungu muri abana babi? Ntabwo natekereza ko Bonheur ari wankora biriya bintu. James ati, Nancy, wivuga gutyo kandi utigeze wumva ibyo Bonheur yari agiye kukubwira. Nancy, ambwira iki? Ko yampemukiye, ibirenze kuri ibyo ni ibihe? James ati, Nancy, uko ubitekereza siko biri, nyamara Bonheur aragukunda. Nancy ati, umva James, ibyo urimo bireke, Bonheur yarahindutse, none se uwo mwana yamubyaranye nande? Wenda afite undi mugore, ahubwo se kuki utatekereza ko anamufite hanze aho yizera? James ati, Nancy, nuko umuntu akubwira ntiwumve, Bonheur nta mugore agira, kandi iyo aba wamuhaye umwanya wari kumva ikibazo yagize. Nancy, none se uwo mwana yamukuye hehe niba koko nta mugore afite? James ati, banza utuze nkubwire ibya Bonheur, nibwo uri bubashe kumva ibyabaye kuri Bonheur mushuti wawe. Nancy ati, okay fine, ndakumva, ngaho mbwira byagenze gute? James ati, Nancy, uribuka Bonheur agiye kujya kwiga hanze ko yari akiri iwabo kwa papa we? Nancy ati, ndabyibuka pe, ahubwo se habaye iki kutambwira? Njye ndi kumva uri kunyuraguramo amagambo menshi. James ati, tuze rega mbanze nkubwire. Nancy, cyagiye aza kudusezera yaraje no kutubwira ibyamubayeho, gusa yarebye ukuntu wishimye yanga kugutera agahinda, yanze kugusiga mu gahinda pe, nicyo cyatumye agenda atabitubwiye. Nancy, iyo bitubwira se twari kumutwara iki? Ubwo ushatse kuvuga ko umwana we ari uwo muri iyo myaka? James ati, yewe wikihuta cyane kuko ntabwo uri no gushaka kumva ibyo ndi kukubwira, ahubwo se ni gute warusha umuntu uri kukubwira inkuru? Nancy ati, okay, ntabwo nongera kuguca mu ijambo rwose, ngaho mbwira byagenze gute? Fine, Bonheur ni mukase wamufashe ku ngufu. Nguki? Ntibishoboka. None se kuki ibyo bintu mwabyihereranye? Kuki mutamureze? James ati, ariko Nancy, ntugasetse nawe rwose, hari ukuntu bashobora kugufata ku ngufu nawe ungana kuriya ukagira n'isoni zo kubona ukuntu ujya guhagarara imbere y'abantu ngo babwire ko bagufashe ku ngufu. Nancy, none se ubundi byagenze gute? nta nubwo ndi gusobanukirwa pe, yamufashe ku ngufu se habaye iki? James, wapi Nancy, ibyo si njye ugomba kubigusobanurira, ugomba kwegera Bonheur akabigusobanurira, dore niwe wamwimye mwanya, yakubwiye ko afite umwana, utawumva ko igikuba cyacitse, kandi wari kubanza ukamutega amatwi akagusobanura uko byagenze kose. Nancy, nta kibazo ndakumva. None se James, ungiriye iyihe nama? Tujye kumureba kano kanya cyangwa tuzajye kumureba? James, ndumva aka kanya atari byiza guhita tujya kumureba, gusa mu gitondo twagenda kumureba nta kibazo. Nancy ati, nta kibazo, ariko ndumva mukase ari inyamaswa pe, arifata agafata umuhungu w'abandi ku ngufu, none se ubwo se abimenyera byagenda gute? James ati, mva Nancy, wikomeza kumbuza ibibazo bya Bonheur, kuko bya Bonheur ni byinshi kandi ni birebire cyane,
wabishobora kubikusobanura ukabyumva, nawe njyewe nta kintu nagusobanurira ngo wumve. Ubwo bwarakeye James na Nancy bari bapanze kujya kureba Bonheur, bagiye kumureba. Bagezeho barakomanga, Bonheur arabafungurira arabakira. Gusa nyine nabonaga Bonheur afite isoni mu maso ye, yabuze aho ahera asobanurira Nancy. James yarabibonye ahita atangira abwira Bonheur ati, ''Ase ubundi James, ase ubundi Bonheur, ko mbona uri gukomeza kwigira gutyo, urabona ari nde uri bumusobanurire? Ahubwo nimunyihera akanya mbe nigiriye hanze, mbe mbahaye time mbe muganira.'' Bonheur ati, ''James, nta kibazo, gusa nyine ureke gukabya nawe.'' Ubwo James yahise yisohokera basiga muri salo, Bonheur asigara aganira na Nancy. Bonheur ati, ''Nancy, ndabizi ko warandakariye pe, gusa nanjye ntabwo yari njyewe.'' Nancy ati, ''Ndabizi kuba narakoze amakosa yo kukurakarira byarabaye, gusa naje kugutega amatwi ngo numve ibyakubayeho.'' Bonheur ati, ''Nancy, mbere na mbere mbanje kugusaba imbabazi, igihano uri bume cyose ndacyakira kandi ndagikora.'' Nancy ati, ''Bonheur, nta kindi nshaka kumva usibye kumva inkuru yawe yose, naho ibyo James yambwiye byo ntabwo mbyitayeho, ahubwo ndashaka ukuri kwawe.'' Bonheur ati, ''Nancy, nta kibazo pe, ukuri urava hano ukumenye kose, kuko byose ndakeka James yabikunyuriyemo nubwo ntazi ukuntu yabikubwiye.'' Nancy ati, ''Nta kibazo Bonheur, niyo mpamvu naje hano, naje kugira ngo nyibwirire ukuri kwawe.'' Bonheur ati, ''Nancy, kubwije ukuri, uriya mugore ngo ni muka data, hari umuntu wamuntumyeho, niko mba mbibona, kuko kuva yaza mu rugo nta mahoro ndahagirira. Kugira ngo mutere inda nanjye sinari mbizi ko nayimuteye. Uribuka umunsi bohereza message ko twabonye bourse, njye nkabona scholarship yo kujya kwiga hanze? Nancy, ndabyibuka rwose. Naratashye nk'uko byari bisanzwe, ngeze mu rugo nsanga hateguye keke na ji, gusa niwe wari wabiteguye. Ubwo yari abizi neza ko papa atari butahe, barumuna banjye yari yabohereje kwa onkle wabo. Ubwo ji yanjye narayinyweye, ji namaze kuyinywaho sinamenye aho igitotsi cyaturutse, kuko nanjye nabyutse nisanga mu buriri. Narabyutse nsanga turararanye, ubwoba bwaranyishe mbura aho mbihera mbibwira iwacu, gusa ndatuza nyine nihagararaho, mwereka ko nta n'ikibazo mfite, gusa nyine ubumanzi bwanjye yari amaze kubutwara. Nancy, James, Bonheur, ndakumva ni ukuri, komeza umbwire, ibyo bintu se byarangiye gute? Ko numva se mukase ari inyamaswa? Bonheur ati, usibye no kuba inyamaswa ahubwo uriya yanakwica. Nancy ati, ahubwo ndumva asigaje kukwica we, umuntu watinyutse agakora ibyo bintu koko, uzi ko ari uwo gufungwa ariko? Nancy ati, Bonheur, uriya muntu ntago akwiye kubabarira habe na gato. Bonheur ati, Nancy, ntakubeshye nanjye nashatse icyo mukorera narakibuze, gusa natekereza ko ari umugore wa data nimukubita papa ari bunyice, ndabireka. Ubwo nagiye kwiga hanze mfite agahinda kuko ibyo byose byari byarambayeho nkagenda ntabikubwiye. Nagiye mfite agahinda, kugaruka noneho nsanga ngo havuyemo umwana. Ibibazo byabaye ibibazo muri njyewe, natekereza kubikubwira nkavuga ati noneho Nancy sinzi aho ndi bumuhere. Ejo bundi nibwo nafunze umwuka ndavuga ati reka mbikubwire, nawe kuba byakiriye warakubonye. Nancy ati, ni ukuri ndakumva Bonheur, ubu noneho ndi kumva agahinda kawe, kandi umbabarire kuba naraguteze amatwi ngo numve ibyakubayeho byose. Bonheur ati, Nancy, ibyo sinabiguhora pe, kuko nawe si wowe, kuko nawe ukibyumva uba wumva biteye ubwoba, gusa nyine iyo umuntu agusobanurira urabyumva. Nancy ati, Bonheur, ahubwo wowe
umbabarire pe kuba ntaraguhaye umwanya wanjye kuko ninjye wari uje ugana kuko wari uje kuntura agahinda kawe. Boneri ati icyo nifuza ni imbabazi zawe, nawe ngewe rwose nta kosa nkubaraho. Kuba warandakariye kuriya ntibinyereka ko wanzirikanagaho ikintu gikomeye. Nancy ati okay, guhera uyu munsi twese tubabarirane birangire, ahubwo ufite iyihe gahunda? Ufite gahunda yo kubibwira papa wawe cyangwa ntayo uragira? Boneri ati Nancy, nanjye ubu byandenze, simfite aho guhera mbibwira iwacu kuko simba numva ahantu nahera mbibwira papa wanjye kuko mba numva yanyita umusazi ari njyewe. Nancy ati kandi ntabwo ugomba kubyihererana, ugomba kumubwiza ukuri n'umwana wawe akamenya se w'ukuri wa nyawe, aho kugeza azakura kwita mukuru we kandi uri papa we. Byaba biteye isoni pe, byaba biteye isoni n'agahinda. Ubwo Boneri yahise asaba ubufasha Nancy bwo kuzamuherekeza akajya kubibwira iwabo. Nancy nawe ntiyatinze kumwemerera. Nancy yaramwemerera amubwira ati nubipanga rwose ukabishyira mu buryo uzambwire tugende nta kibazo. Boneri yarishimye ati Nancy, ubishatse kuvuga ko wambabariye? Nancy ati Boneri, ndumva nakubabariye pe, kandi wikomeza guhangayika ku bwanjye, ahubwo tangira wibaze uzahera hehe papa wawe cyangwa se barumuna bawe n'umwana wawe. Nawe ngewe rwose kuba nakubabaraho nakubabariye. Ubwo Boneri yarishimye mu mutima we ariruhutse ati Imana ishimwe kuba Nancy ambabariye, n'abandi bazambabarira uko byagenda kose. Ubwo Boneri yahamagaye James araza barasangira nk'uko byari bisanzwe, nk'uko bari inshuti eshatu, barasangira baganira bishimye nk'uko byahoze. Gusa wabonaga Boneri yishimye cyane kandi ataraherutse gusekana nabo nk'uko yabyifuzaga kubera agahinda yari yarateye Nancy. Ubwo bwarakeye Boneri ajya ku kazi. Ari mu gitondo cya kare papa we anyura ku kazi aho Boneri akorera. Ni ibintu bitari bisanzwe kuri Boneri. Morning son, umeze ute? Kuba twanze cyane se ni ukubera akazi kenshi? Boneri ati morning daddy, ahubwo se kuzindukiye hano hari ikihe kibazo mu rugo? Papa Boneri, nta kibazo gihari humura, ahubwo ni uko bagukumbuye cyane. Ufite akazi kenshi muri iyi minsi ntabwo wabageraho ngo ubasure? Boneri ati nguki? Uje kumbwira ko bankumbuye gusa papa? Ntabwo wabimbwira. Ahubwo se mwebwe muhari ryari ngo nzabasure mwese muhari? Papa Boneri ati twebwe turahari muri weekend, ubonye umwanya watugeraho nta kibazo. Boneri ati papa nta kibazo nabageraho pe, niba iyi weekend uhari nzabipanga nze mbarebe. Papa Boneri ati nicyo cyangenzaga, reka nigire ku kazi, bari bakuntumyeho kandi bwo nawe kugejejeho ubutumwa bwanjye. Ubwo iyi weekend nuboneka uzambwira kugira ngo mbabwire bakwitegure. Boneri ati nta kibazo papa, nzakubwira. Ubwo Boneri yasigaye yitsa imitima ubwoba bwamwishe, yatekereza ukuntu nawe ari gupanga kujya kubareba kumva ibintu biri guhurirana muri we byamucanze. Imitima yamubaye myinshi ahita ahamagara Nancy muri icyo gitondo. Hello Nancy, umeze ute se? Nancy ati morning, nose ko umuhamagaye muri iki gitondo bigenze bite? Boneri ati wabimenye rwose mfite ikibazo. Aka kanya tuvugana papa avuye ku kazi kundeba ko mu rugo bankumbuye. Nabuze aho mera amakana, nahise mwemera ko muri weekend nshobora kujya kubasura. Nancy ati sinumva se ari byiza, niba ari iyi weekend nanjye ndahari pe, nta kazi mfite kandi nta n'ishuri rihari, ubwo twabipanga tukajya kubasura. Boneri ati nta kibazo Nancy, niba ufite time tuzagenda. Ubwo barabipanze, umunsi wo kugenda wegereje, baratwereka iwabo kwa Boneri. Ritari mu gitondo ahamagara Berthe, Ben ari hehe? Berthe ati
morning, ntabwo nzi ahantu Ben ari. None se Ben ni uw'iki? Rita ati uzi kubwira Ben mwitegure ejo cyangwa ejo bundi Bonheur azaza kubasura. Okay, ni byiza. None se wabikuye hehe ko Bonheur azaza kudusura? Ni papa wanyu wabimbwiye, gusa nyine uze kubibwira na Ben. Nta kibazo ndabimubwira. Ashobora kuba yari ari kumwe na Cyusa hanze. Nta kibazo, reka njye kubareba mbibabwire. Ubwo Bonheur nawe aho yari ari kumwe na Nancy bari kwitegura ukuntu bagiye kuzajya iwabo. Rita we aho yari ari nawe yari ari kwisetsa ati Cyusa my son, ugiye kongera kubona papa wawe. Ubwo nyine Cyusa we ntabyo yari azi kuko yari yarakuze azi ko papa Bonheur ari we papa we. Rita telefone ye yarasonye, yirukanka ajya kureba umuntu wamuhamagaye, asanga telefone ye ivuyeho. Arebye asanga ni papa we. Yahise amuhamagara yihuta cyane ati hello papa, nsanze umbuze, nari muzeho gatoya. Habaye iki? Papa Rita. Rita, imipangu yacu igeze hehe? Rita ati papa humura, birimo kandi biri hafi gukunda. Papa Rita ni byiza cyane, gusa ubikore neza vuba kandi kuko ndifuza ko icyumweru gitaha ibintu byose bizaba byasubiye mu buryo. Rita papa ndakumva pe, gusa nyine nawe wikihutisha ibintu kuko ngufitiye result nzima. Papa Rita umva, ntabwo nifuza ko bagufata utaragera ku mugambi wacu. Ugomba kwihutisha tukabanza tukabona imitungo yacu kuko urabizi ko ari mama wawe turi guhorera. Urabyibuka neza cyangwa? Papa Rita wanyumvishe Rita? Yes, ndakumva daddy. Ubwo Rita yahise akupa papa we. Papa we atamubwiye amagambo ya nyuma. Papa we nyine aho yari arimo yitonganya, gusa nyine yaramwihoreye ntiyongera kumuhamagara. Ubwo iwabo wa Bonheur bo bari bakajije imyiteguro yo kwitegura Bonheur. Bonheur nawe ahari imitima yari yamubaye myinshi. Bwarekeye Nancy ajya kureba Bonheur ngo bitegure bajye gusura iwabo. Nancy yarahageze abona Bonheur ntabwo ari tayari. Bonheur ufite gahunda cyangwa uyu munsi nta gahunda ufite? Tubireke, ntabwo ushaka kujyayo. Bonheur ati Nancy ndabishaka gusa nabuze aho mpera, gusa kuba uri hano narebe ndabona imbaraga zo kubyuka kandi no kwitegura. Bonheur ako kanya yahise yitegura, Nancy amutegereje aho ngaho, kandi ubundi bari bahanye gahunda ko ari Bonheur uri bujye kureba Nancy iwabo. Ubwo Nancy yarihanganye ategereza Bonheur, baragenda. Bari mu nzira bari hafi kugera iwabo wa Bonheur. Bonheur yahagaritse imodoka, arabanza arazenguruka yabuze aho ahera, ubona ko yabuze amahoro. Nancy ati ase Bonheur ko mbona wizengurukishwa aho ngaho, urashobora kuvuga cyangwa byagucanze dusubireyo? Bonheur ati humura, mfite imyuka yo kuvuga ariko nyine ndumva nazi ukuntu umeze muri njyewe. Nabuze ahantu mera mbibwira, ndi kubona nabuze ahantu ndi bubihere mbibwira papa. Rega ni ibintu bitanyoroheye habe na gato. Nancy ati humura kandi urabikora, kandi dore turi hafi kugera iwanyu, hatagira n'udusanga wavuye mu modoka akibaza icyakubayeho kandi uri hafi y'iwanyu. Ubwo Bonheur yasubiye mu modoka, yatse imodoka bagera iwabo. Yageze iwabo asanga babiteguye. Ubwo Ben niwe wababonye ahita amenya ko azanye na Nancy. Ben niwe wenyine wari uzi Nancy uwo ari we. Ben yaraje arabasuhuza ati ha ni wowe Nancy? Nancy ati wamenye rwose Ben, amakuru se ko wakuze cyane. Ben ati narakuze ariko nawe ndabona warabaye mwiza cyane pe. None se uracyakundana na Bonheur? Nancy yaramureze araseka ati cyane rwose turacyakundana. Okay, ni karibu rwose, aho mu rugo babiteguye cyane. Bakinjira
Rita yahise akubitwa n'inkuba akibona uwo mukobwa uri kumwe na Bonheur. Yarabarebye umujinya uramwica buri icyo akora. Gusa papa Bonheur we nta kintu byari bimutwaye. Ubwo Bonheur yarabasuhuje bose na Nancy, bose arabasuhuza babaha karibu baricara. Rita w'umujinya waramwishe asubira mu cyumba ashaka kwanga kuvamo. Papa Bonheur aramwinginga abona gusohoka. Ubwo bari bicaye muri salo barimo baganira. Bonheur yari yabuze ahantu ahere iwawe bibabwira. Nancy akamurya inzara ati icyatuzanye ntabwo ukizi kutari kubabwiza ukuri. Bonheur ati gusa papa hari impamvu naje ahangaha nubwo ndi gutinda mu magambo kandi amasaha ari kumfata. Papa Bonheur ati icyo kintu se ni ikihe mwana wanjye? Si uko twari tugukumbuye cyangwa hari surprise wari udufitiye? Bonheur ati birenze na surprise kuko nubyumva sinzi uko uri bubyakire. Ubwo Rita umutima watangiye kumurya, atangiye gukeka ko aribyo ashobora kuba agiye kuvuga. Rita ati none se kutabitubwira ni ibiki? Bonheur ati nawe urashaka kubyumva se? Okay, nta kibazo. Papa nagira ngo mbabwire ko uyu mugore mubana ntago ari umuntu ahubwo ni shitani. Papa we ati ushatse kuvuga iki Bonheur? Papa yahise arakara cyane ati ushatse kuvuga iki? Papa ndi kukubwira ngo umugore wawe ntago ari umugore uzi ahubwo ni shitani yambaye uruhu rw'intama. Papa Bonheur byaramurenze abura icyo akora. Imbere y'abashyitsi arihangana aratuza. Bonheur ati papa icyo wakora cyose ndavana nkubwije ukuri. Ubwo Rita we yari yamaze gucisha make yatuje yunamye hasi. Benny, Berthe na Cyusa bahise basohoka kuko babonaga papa wabo yarakaye. Bonheur ati ntabwo nshaka ko mwese musohoka. Benny garuka. Berthe na Cyusa aribo basohoka. Benny yaragarutse. Bonheur ati Benny niwe murumuna wanjye kandi ni nkaho ari wowe mukuru hano. Rero sinshaka ko ari wowe uzaba victim inshuro ya kabiri, nanjye narabaye victim inshuro ya mbere papa atabizi. Papa wabo yarabarebye ati ase Bonheur kutavuga ni iki cyabaye? Yaramubwiye ati papa uyu mugore ureba hano yamfashe ku ngufu mbere yuko njya kwiga hanze. Impamvu nanze kubikubwira nuko nakekaga ko uri wite wanga ko njya kwiga hanze. Papa Bonheur byaramurenze ati yagufashe ku ngufu? Ibyo se uri kubimbwira ngo papa Bonheur wowe nize bagufashe ku ngufu? Bonheur ati papa ibyo ni ibintu biri compliqué ku buryo wabyumva, gusa ngusobanura ukuntu byagenze wanyumva. Nancy yahise amubwira ati Bonheur ushaka warekera aho nkagufasha. Bonheur ati nta kibazo wamfasha. Nancy ati amazina yanjye nitwa Nancy, ndi inshuti ya Bonheur kuva mu buto bwe. Ibyo Bonheur akubwira ni ukuri. Umunsi Bonheur abona message yuko yabonye scholarship, twabonye buruse yo kwiga mu Rwanda, we yari yamaze kubona scholarship yo kwiga hanze. Yaratashye asanga hari keke yamuteguriwe hariho na ji, gusa wowe ntago wari uhari, gusa yatashye yumva ko ari wowe wayimuteguriye. Papa Bonheur aratungurwa ngo ji na keke? Uzi ko wabonye scholarship ndi mu kazi nanabimenya ari uko ntashye? Bonheur ati iyo ji rero nanyweye niyo yankubise agacuho nkabyuka nsanga ariko ibyo bintu byose byabaye. Wumve ngo nuriya mwana ngo ni Cyusa wita uwawe, wumve ko ari uwanjye. Papa Bonheur yahise amera nk'umusazi arasara burundu. Yahise ahaguruka arigendera arababwira ati nta kindi kintu nshaka kumva. Igice cyacu cya 6 n'ahangaha tugisoreje, nawe ubutaha mu gice cyacu cya 7.